Yesu ashimwe cyane turabasuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imwene so Pastor Rugereka Vincent muganira uyu munsi wa none ku ijambo ry'Imana nkuko tubimenyereye kuri Nkunda Gusenga TV. Imana ibaho umugisha cyane kubwo gukomeza kudukurikira. Nta yindi ntego dufite no kugira ngo tumenyeshe abantu ijambo ry'Imana n'iby'ubwami bw'Imana. Dukene ko haza impinduka izanywe n'ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu ntago tubwiriza kugira ngo twebwe tumenyekane cyangwa tubihangange. Turi kubabwira Yesu wabambwe binyuze mu ijambo rye. Uyu munsi rero tugiye kugana ijambo ry'Imana ariko reka tubanze dusenge nkuko bisanzwe tugiye tubikora. Mwami Yesu ndagushimye kubw'ijambo ryawe. Reka abantu bose badukurikiye bahabwe umugisha kubw'ijambo ryawe. Icyubahiro n'ishimwe ni bibi byawe. Urakoze ko gukora ibitangaza n'ibimenyetso. Umwuka wera agashyikira ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Amen. Uyu munsi rero turabasuhuje turishimye cyane kubana namwe kubw'ijambo ry'Imana. Uyu munsi wa none tugiye kuganira. Rero nta kindi kintu tubabwira, intego yacu no kugira ngo mwumve ijambo ry'Imana. Turabizi neza hari ibindi abantu bajya bavuga bitari ijambo ry'Imana, ariko twebwe nta kindi tubabwiriza ijambo ry'Imana. Turababwira ibyanditswe byera kuko byaduhinduye, nawe bishobora kuguhindura. Aho uri hose ni wizera ijambo ry'Imana, ubuzima bwawe burahinduka, imibereho yawe irahinduka. Nta kindi kintu tukubwira, ntabwo tukubwira ibyo abantu bavuze, ntikubwira ibyo abakura mbere cyangwa ibyo abandi. Turakubwira iki ijambo ry'Imana rigira iki rivuga. Bibiliya ijambo ry'Imana icyo ritubwira. Hari abantu benshi bavuganye n'Imana bakaganira n'Imana, ariko umunsi natoranyijemo umugabo umwe witwa Yosuwa wabwiwe ijambo ry'Imana, abwirwa n'imbaraga n'agaciro ko guhagarara ku ijambo ry'Imana. Reka turebe muri Bibiliya zacu Yosuwa igice cya mbere umurongo waho wa 8. Havuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose. Ni uzahirwa mu nzira zawe, uzabashishwa byose. Imana itugire neza cyane. Imana itugire neza cyane. Bitubwiye neza. Ndashaka kuvuga amagambo abiri ari muri kino cyanditswe cya Yesu igice cya mbere umurongo wa 8. Ijambo rya mbere ririmo ni ijambo ry'isezerano. Harimo amagambo abiri, harimo ijambo ry'itegeko, harimo n'ijambo ry'isezerano. Bibiri ijambo ry'itegeko ririmo ahangaha rero riravuga ngo iki? Riravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Bishaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana kugira ngo rigire imbaraga ku buzima bwawe nuko ugomba kurivuga. Ntukarorere kurihamisha akanwa kawe. Uyu munsi niba hari ikibazo abakristo bafite, ntabwo bazi guhamya ijambo ry'Imana. Niba ari ikibazo abantu bafite bavuga ko bizera cyangwa basenga, bavuga ibintu abantu bababwiye, bakavuga ibintu bumvanye ba pasteri bumvanye, ariko ntibavuga iki ijambo ry'Imana rivuga. Aha ngaha biravuga ngo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Cyo ni ikintu cya mbere ugomba gukora. Ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro. Ikindi cya mbere ni ukubitekerezaho, ni ugufata umwanya wo gutekereza ku ijambo ry'Imana. Icya mbere ni ukuvuga ijambo ry'Imana. Icya mbere niba wavuze ijambo ry'Imana, wavuze ijambo wasomye, fata ijambo ry'Imana urisome, nurangiza urihamisha akanwa kawe, uryaturaho uri hose, watura ijambo ry'Imana. Reka mbanze nkubwire ikintu gishobora guhindura ubuzima bwawe nuko wemera yuko ijambo ry'Imana rifite imbaraga ku buzima bwawe, kandi ijambo ry'Imana ribasha guhindura ubuzima bwawe. Nuryatura rero kukomeza kurivuga, niko rigenda rihindura ubuzima bwawe, rigenda rirema ibintu bishya. Ikindi cya kabiri, kugira ngo rigire imbaraga mu buzima bwawe ugomba kuritekerezaho. Bibiliya itubwiye ngo iki? Iratubwiye ngo ubone ngo ubitekereze ku manywa na nijoro. Mu gitondo ubyutse utekereze ku ijambo ry'Imana. Utekereze iki ijambo ry'Imana rikuvugaho, utekereze iki ijambo ry'Imana rigutekerezaho cyangwa rikuvugaho cyangwa uryumva kuza. Uritekerezeho, uzajya uritekerezaho ku manywa na nijoro ugiye kuryama. Mbere yo kuryama ubanza utekereze ku ijambo ry'Imana. Uko utinze utekereza ijambo ry'Imana rizana impinduka mu buzima bwawe, rizana kwaguka mu buzima bwawe, riguha ubutware n'ubushobozi, riguha ubutsinzi kuko watekereje ku ijambo ry'Imana rikuvugaho. Icyo ni icya kabiri. Ngo kugira ngo ubone, umva rero none nari ndimo kubwira iri jambo ririmo ibintu bibiri, ririmo itegeko, ririmo n'isezerano. Aha ngaha twavugaga iki kintu twambere twarimo kuvuga itegeko utegekwa ku ijambo ry'Imana. Itegeko utegekwa ku ijambo ry'Imana ni rimwe. Irya mbere riravuga ngo iki? Ngo amagambo y'iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Bwa mbere ukurivuga.
icya kabiri ni ukuritekerezaho. Mu cyongereza bavuga ngo ni meditate, ni ukuritekerezaho. Kandi ibi ngibi bari kuvuga ni itegeko, ni ibintu ugomba gukora, ugomba kuritekerezaho. Icyo ni icya kabiri. Rero umva isezerano ririmo, harimo inyungu gutekereza ku ijambo ry'Imana. Iyo umuntu atekereje ku ijambo ry'Imana akavuga ijambo ry'Imana, ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswe byose muri ryo, kugira ngo iri jambo rijye mu bikorwa, kugira ngo urishyire mu bikorwa, icyo rikuvugaho n'icyo rikubwira gukora, ni uko ugomba kurivuga, warangiza ukaritekerezaho, warangiza ukarishyira mu bikorwa. Wamara kurishyira mu bikorwa, umaze kurishyira mu bikorwa, ikindi gikurikiraho ni iki rero? None wumva ukuntu bihita rizana inyungu, rifite isezerano, harimo isezerano. Mu isezerano ririmo baravuga ngo niwe uzahirwa iyo umuntu atekereza ku ijambo ry'Imana, yamara gutekereza ku ijambo ry'Imana akavuga ijambo ry'Imana, yarangiza rya jambo yavuze akarishyira mu bikorwa, igikurikiraho ni iki? Rikuzanira amahirwe. Niwe uzahirwa mu nzira zawe. Bakristo bene data, nshuti z'umusaraba, abanteza amatwi uyu munsi wa none, nta kindi kintu cyahindura ijambo ry'Imana. Nuryatura ijambo ry'Imana ukaritekerezaho, ijambo ry'Imana ukarishyira mu bikorwa, icyo rikubwiye akaba ari ryo ukora, uzabashishwa ukakurikiza ibyanditswe byose. Niwe uzahirwa mu nzira zawe. Icyo ni icya mbere. Inzira zawe zose uzagira iki? Uzahirwa. Urashaka kuba umunyamahirwe birenze bya bindi abantu bakora publicité twirwa twumva? Urashaka kuba umunyamahirwe udasanzwe? Ijambo ry'Imana rishyire mu bikorwa. Ijambo ry'Imana rishyire mu bikorwa. Ijambo ry'Imana ryature. Hari iki ijambo ry'Imana rikuvugaho? Ibintu byinshi biri tubwiraho mu ijambo ry'Imana bivugaho. Ijambo ry'Imana icyo rituvugaho ni iki? Revo yuko turi abatsinzi tutarabatsindwa. Ijambo ry'Imana tubwira ngo nzakugira umutwe ntabwo uzaba umurizo. Ijambo ry'Imana rituvugaho ibintu bikomeye cyane. Iryo jambo rivuge, uritekerezeho, kandi urishyire mu bikorwa, urigenderemo. Biravuga ngo uzahirwa mu nzira zawe zose, kandi nibwo uzakurikiza ibyanditswe muri ryo byose. Kandi biravuga ngo ikindi kintu, ngo uzabashishwa byose. Umuntu uhagaze mu ijambo ry'Imana nta kintu yakora ngo gipfe ubusa. Ibyo azakora byose bizaba byiza. Uzabashishwa byose. Intambwe niba ari ukwiguziga bigende, niba ari akazi uzagakora bigende, uzabashishwa byose binyuze mu kwiringira ijambo ry'Imana. Yesu rero niwe jambo ry'Imana. Rero ngo mbere na mbere hariho jambo. Tekereza kuri Yesu, watura imbaraga ziri muri Kristo Yesu. Umva ukuntu Bibiliya tubwiye Yohana igice cya 15 umurongo wa 7, bavuga ngo nimuguma muri nge amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Bavuga ngo kugira ngo isengesho ryawe ryumvikana no kugomba kuba mu ijambo ry'Imana. Amagambo y'Imana akaba mu buzima bwawe, ubuzima bwawe buzahinduka, ubuzima bwawe buzakira, uzaba umuntu udasanzwe. Nshuti yanjye mwene data, uyu munsi ndashaka kubakangura mwongere mugaruke mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ryo rihindura ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana ni ryo rizana umugisha wawe. Iyo ari part 1 y'inyungu yo kuba mu ijambo ry'Imana. Tuzakomeza tuvuge ijambo ry'Imana ni iki rihindura. Imana tugire neza cyane. Rero ijambo ry'Imana rizana ibisubizo. Urashaka gusenga ugasubizwa? Urashaka ko Imana yumva amasengesho yawe? Urashaka yuko ibyo utabaza n'ibyo ubwira Imana ibyumva? Hagarara mu ijambo ryayo, ongera usome ijambo, ongera uvuge ijambo, ongera utekereze ku ijambo ry'Imana, kandi birava ongera ushyire mu bikorwa, nibwo uzabashishwa mu nzira zawe zose. Imana ikugire neza cyane. Wari umukristo mu buzima bwawe, wirirwaga wumva ibyo abantu bavuga. Uyu munsi wirirwa uhagara ku byo abantu bakuvuzeho, wumva ibihuha by'abantu. Oya, subira mu ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rijya rikiza. Ijambo ry'Imana rijya rihindura amateka y'umwana w'umuntu. Ijambo ry'Imana umuntu warihagazeho. Yosuwa uyu nguyu yari umuntu usanzwe, ariko kuko yahagaze mu ijambo ry'Imana yahawe imbaraga zo kuvana Abisiraheli kubambutsa Yorodani abageze i Kanani. Nawe urashaka kugera kure? Urashaka ubuzima bwawe buhinduka? Hagarara mu ijambo ry'Imana. Urashaka kuba umugabo n'umugore udasanzwe? Urashaka kuba umuyobozi w'iki gihugu udasanzwe? Urashaka ko imibereho yawe ihinduka? Urashaka kuba umucuruzi udasanzwe, utaraguza, udaterekera, udahagaze mu bitekerezo by'abapfumu n'abakorikoni? Hagarara mu ijambo ry'Imana. Wihagarara mu buhanuzi by'indi biri kuvuga ngo abantu barambwiye ntibyasohora. Nta kintu ijambo ry'Imana rivuga ngo reke gusohora. Biravuga Imana yabwiye Yeremiya mu gice cya mbere mu murongo wa 12 ngo Yeremiya uruzi iki? Imana yamubwira ngo reba uko ndindi ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Imana iri inyuma y'ijambo ryayo. Rihagarareho rero uvuga iki ijambo rikuvugaho. Njewe hari ijambo rimwe nizera, nijeze rero ko ijambo ry'Imana Bibiliya ikimvugaho n'ukuri
kandi kizasohora, ntago ari cy'abantu bavugaho. Imana ibaho umugisha cyane. Reka dufatikanye gusenga. Wari ucitse intege, nta mbaraga wari ufite mu ijambo ry'Imana, ubukristo bwawe wumva bugeganyega, ukumva mu kanya urenda kubivamo, ukumva ukwizera kwawe ni gukeya, nta kindi kintu cyahindura ubuzima bwawe. Ongera uhagarare mu ijambo ry'Imana, subira ku rufatiro. Bene data nshuti z'umusaraba, abo dusangiye kwizera, bakristo bavandimwe, mwongere musubire ku ijambo. Bapasteri, mwongere mubwirize ijambo ry'Imana. Bakristo, mwongere musome ijambo ry'Imana. Nta kindi kintu wibwiriza ibitekerezo byawe cyangwa filozofi z'abantu cyangwa ibitekerezo by'abantu, ahubwo bwiriza iki ijambo ry'Imana rivuga. Ijambo ry'Imana ririhagije, ijambo ry'Imana rifite imbaraga zo guhindura umuntu no gukiza umuntu. Uryizera ntabwo azakorwa n'isoni. Yesu niwe jambo ry'Imana. Imana itugirire neza cyane. Reka dufatikanye gusenga muri aka kanya. Mwami Yesu, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ngushimiye kubw'abantu bawe bumvishije ijambo ryawe. Reka uyu munsi wa none abantu bafata imyanzuro yo kugendera mu ijambo ryawe no kwizera ijambo ryawe, kuko iki ijambo ryawe rivuga ku buzima bwacu nicyo gihindura ubuzima bwacu. Reka umugisha wawe n'imbaraga zawe no gukiza kwawe bigaragare kuri twebwe kubw'izina ryawe, mu izina ryawe Yesu Kristo rikomeye kandi rihindura. Amen. Niba uyu munsi wizeye ujye mu ijambo ry'Imana, Imana izahindura ubuzima bwawe. Kandi nimukomeza kudukurikirana muzakomeza guhabwa umugisha. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Amen.